amagambo twumva agena abo turi. Uzaba igicucu koko, ariko mu gihe wabyumvise warangiza ukabyinjiza mu mutima wawe. Akenshi tubikora dushaka mu kuzihimura. Burya nta mpamvu yo kubika ijambo ribi mu mutima wawe ngo kugira ngo uzihimure. Kwihimura kwiza ni ukuba ikinyuranye cy'ibyo bapaturiyeho. Byiza rero ko duhitamo abo dukwiye kubabo tubinyujije mu byo twumva n'ibyo tureba. Muraho neza, hari ibintu bibiri bifite ingaruka cyangwa se bigena imibereho tubayeho mu buzima bw'umunsi wa none, cyangwa bigena abo turi bo. Niba wumva hari imyitwarire myiza ufite kandi ukaba wumva ushaka kuyigumana, hari icyo wakora. Kandi nanone niba wumva hari imyitwarire ikubangamiye wumva ushaka guhindura, ukavuga ngo Mana icyama iki kintu nkagihinduka. N'urugero, uri umusinzi se ariko ukaba wumva ushaka guhinduka. Wabaswe n'ubusambanyi se ariko ukaba wumva ushaka guhinduka. Ufite imyitwarire itari myiza muri sosiyete, uratukana, uriba, sosiyete utuyemo cyangwa se abo mubana ntabwo bakuvuga neza, nawe urabibona kuba bangamiye, ariko ukaba wumva ushaka guhinduka. Mbere na mbere yuko dukomeza, mu itangiriro Imana ijya kurema isi, Bibiliya itwereka ko ntabwo hari hakabayeho abubatsi cyangwa se abashushanya cyangwa abenjeniyeri mu ndimi z'amahanga, ahubwo ikintu cyose Imana yagiye ikora yakoresheje ijambo, yaravugaga kikaba. Ikintu cya mbere nshaka kubwira ni ijambo ryinjira riciye mu gutwi. Hano Bibiliya itwereka umuntu witwa Mukaroti. Mukaroti ubwo bari mu nzira bagenda ntabwo bari bemerewe kureba inyuma, ariko Mukaroti ngo areba inyuma ahita ahinduka inkingi y'umuntu. Ikintu cya kabiri nshaka kubwira ni amaso, kureba. Ibyo bintu bibiri ni ugutwi ndetse n'amaso Imana yaguhaye. Ibi bintu bishobora guhindura ubuzima bwawe, cyangwa se byaba mu buryo bwiza cyangwa bubi. Mu buzima uzasanga hari umuntu uvuga ngo ngewe ntabwo nifuza kuba naba iki n'iki mu buryo bubi cyangwa se bwiza, ariko ugasanga imbaraga ze nyinshi azishyira mu kureba bya bintu. N'urugero, turabizi neza ko muri sosiyete nyarwanda ikintu cyitwa ubusambanyi ntabwo ari ikintu cyiza, nta n'ugishyira imbere, nta n'uwakishimira ko umuntu we ababayeho n'ubwo buryo. Ariko ugasanga buri munsi inkuru ureba ni inkuru z'abambaye mu buryo bwo kwamamaza ubusambanyi, inkuru wumva ni inkuru z'abasambanyi. Burya nawe uri umusambanyi, ikibura gusa ni igihe n'ahantu n'uwo mubikorana, ubundi warangiza nawe ukaba umusambanyi nk'abandi bose. Uzasanga umuntu avuga ngo ibi n'ibi, ariko inkuru akunda kumva ni ibyo ngibyo. N'urugero, niba wumva ushaka kuba umunyapolitisiye kandi mwiza, birakwiye ko amatwi yawe yatega abanyapolitisiye bagize umumaro, cyangwa se amaso yawe yahanga ibikorwa bakoze, aho kubihanga abantu bavuga ibinyuranye bidafite icyerekezo, cyangwa se bakora ibidafite icyerekezo. Burya bizagufasha kuba ukwiye kubaho. Hari n'abantu utamenya aho bagana, ugasanga amaso ye araha nyamara ashaka kugana ahangaha. Ibyo ni mwe muzasanga kenshi abantu tubaye mu buzima bubi. Burya na ba bantu bakunda kuvuga ngo abatongera, nta kindi kintu bakoresha ni amagambo. Amagambo iyo yavuze wenda akakugeraho ukayumva ukayashyira mu gutwi ko bati umuntu uri igicucu. Uzaba igicucu koko, ariko mu gihe wabyumvise warangiza ukabyinjiza mu mutima wawe. Akenshi tubikora dushaka mu kuzihimura. Burya nta mpamvu yo kubika ijambo ribi mu mutima wawe ngo kugira ngo uzihimure. Kwihimura kwiza ni ukuba ikinyuranye cy'ibyo bapaturiyeho. N'urugero, niba umuntu aravuze ngo ntacyo uzimarira, wowe ugaharanira kugira icyo uzimarira, ibyo bizagushobokera biti? Kubivuga ni kimwe no kubigeraho ni ikindi. Wowe napatura ko ntacyo uzimarira, uzumve inkuru z'abagize icyo bimarira, uzarebe ibikorwa by'abagize icyo bimarira. Ushobora kubura abantu bakubwira inkuru z'abagize icyo bimarira, ariko ugasoma ibitabo by'abagize icyo bimarira, ukareba video z'abagize icyo bimarira, ukareba inkuru n'ibikorwa by'abagize icyo bimarira biruzuye isi yose. Nahacu rero nta wundi uzaza kuyobora ubuzima bwacu, ni twebwe ubwacu. Nta wundi uzaza kugira icyo ahindura ku buzima bwacu, ni twebwe ubwacu.
aya maso Imana yaduhaye ari n'imbaraga nyinshi zo gushyira amakuru ubwonko bugaha imyitwarire ubuzima bwacu. Uzasanga umuntu baramubwiye ngo uri igicucu, ariko kubera ko yabyakiriye mu matwi ye bizahita bigenda byafekte imyitwarire ye. Aho ageze hose rya jambo igicucu rizahora rimugenda, ajye akora ibintu nk'igicucu kuko babimwaturiye nawe akabyakira. Ariko umuntu nakwaturiraho ikintu uzakimusubiza kugira ngo umwereke ko atari ibyawe ahubwo ari ibyo wabivuze. Ni byiza rero ko duhitamo abo dukwiye kubabo tubinyujije mu byo twumva n'ibyo tureba. Niba umwana wawe ushaka kumurera mu buryo runaka, shishoza umenye neza ibyo areba n'ibyo yumva. Amashusho areba kuri televiziyo, amashusho areba ku matelefone, inkuru yumva ku maradiyo n'inkuru yumva mu nshuti ziwe. Ese hari abajya bakora ngo mbwira uwo mugendana menye uburiwe. Ese abamubwira amagambo menshi, abo birirwa na kenshi 99% nayahe magambo bafite, nayahe magambo bakoresha. Uzasanga nk'umwana arerwa n'umukozi, ariko umukozi akaba afite terime runaka akunda gukoresha. Biroroshye ko wa mwana uzamusanga akoresha ya terime. Kubera iki? Ntabwo ari we wamubyaye, ariko kubera ko ari ukunda kumubwira kenshi amagambo, bizamutera kuba nkawe, bizamutera kuba ukwari. N'urugero, uyu munsi wa none ushobora gufata umwana w'umwaka umwe ukamutwara kumujyana mu kindi gihugu kivuga urundi rurimi, urugero Icyongereza cyangwa Igiswahili, wa mwana akazakura ururimi rw'Ikinyarwanda ntacyo aruziho. Kubera iki? Yabaye ahantu bakunda kuvuga bya bintu. Ntabwo bamuhinduye, ntabwo bamubaze ngo bahindure systeme bayihindure. Ahubwo icyo bamuhaye ni amatwi yakunze kumva ya magambo. Amagambo twumva agena abo turibo, agena uko twitwara, agena abo tuzabaho. Rinda amatwi yawe, urinde amaso yawe. Niba wumva ushaka kuba ikintu runaka, hindura ibyo ureba n'ibyo wumva. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ngiye ndashaka kuba umuririmbyi mwiza mu gihe ukiri kureba inkuru z'abirirwa bambaye ubusa kuri social medias. Ntabwo bishoboka. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ngiye ndashaka kuba umuvugabutumwa mwiza mu gihe ukiri inkuru z'abirirwa bambaye ubusa kuri social medias. Ni byiza ko tumenya abo dukwiye kubabo tubinyujije mu byo tureba n'ibyo twumva, tugakurikirana abo tuzabaho, icyo bita career development cyangwa se talent development. Nta bundi buryo wakuza impano yawe utareba cyangwa se utumva ibyo ushaka kuzaba byo. Nta handi. Niba ushaka kuba umucuruzi mwiza, umva inkuru z'abacuruzi beza babigezeho. Niba ushaka kuba umuntu uzakora ikintu runaka, umva inkuru z'ababigezeho. Kandi nanone niba ushaka kuva mu kintu runaka, ukaba wenda warabaswe n'ubusinzi, ukabatwa n'ubusambanyi, hindura inkuru z'ibyo wumvaga nawe wumvaga. Hindura igikundi wagenderagamo, urebe cyangwa se wumve abandi bantu bavuga ibindi bitari byo ngibyo. Bizakorohera cyane. Ni igihe gitoya ayo magambo bakomeza bakubwira ko ibyo bintu bishoboka ko ari bibi, nawe bizakorohera kubona ko ari bibi. Ariko amaso yawe nakomeza kuba muri cya gikundi, umutima wawe uzabayo nta kabuza, n'ubwonko bwawe buzabayo, n'imyitwarire yawe izabayo, kuko uzaba wumva aribwo buzima buri kuri ino si. Ariko birashoboka, hari abantu benshi tuzabona babigezeho babinyujije mu guhindura ibyo bumva n'ibyo barebaga. Nawe rero nahawe, ntabwo ngutindiye, ahubwo ndakwizeza yuko ibi bintu nubikora bizagira ingaruka nziza ku buzima bwawe. Nitwa Ndahimana Pascal, iyi ni Nziza Gospel Channel. Ndakwifuriza kugumana natwe no gusangiza benshi ubu butumwa n'izi nkuru zishobora guhindura ubuzima bwawe. Tuzongere dukubutaha. Ciao ciao.